Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuba tuje gusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari iki tuba tuje gusohora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosohora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. By'umwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa nukora kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze gukanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira ahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo ibi byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki, kandi nawe bifite smartphone. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0788551626, utubwira kare ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ushaka kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho uduha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Nubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha. Dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789551626. Ibi byose tubafashemo. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tuza tukakwigisha mudasobwa, iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukuzanira igitabo. Ni 0789551626. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana icyo cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Ese ni ikihe cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere? Hano hari ibyapa 4 baduhaye, hitamo kimwe. Ni icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari umweru n'umutuku. Ni icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ese ni icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru n'ubuso bw'umuhondo nta kirango, cyangwa ni icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ubundi hasi nibyo batubajije, rero hitamo A. Ngo icyapa B6, ndakeka ko icyapa B6 muri kukibona. B. Ngo icyapa A19, ndakeka ko nacyo muri kukibona. C. Ngo icyapa B3, ndakeka ko nacyo muri kukibona. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo icyapa A22A. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndiza ku iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi, ni A, icyapa B6. Kino cyapa B6 kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Urakibonye ni wowe utambuka mbere. Kubera iki? Kubera kurebeye kwa bino birango abari mu mweru nabari kujya imbere, kandi uri kugenda ujya imbere. Abaza bagusanga bari mu mutuku bo bari kubabuza. Rero subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreye amakwata n'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Murabizi tugira amakwata n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa ndanga. Rero subiraho uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ku byapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amashusho haba mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yahe matara?
hano ibisubizo bine baduhaye. A ngo itara ndangamubyimba, B ngo itara ndangaburumbarare, C ngo itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma riba riri kubonesha kuri plaque, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo, aho ni kuri D. Wowe hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma, mbona ko nta rindi biba biteganye, riba riri ukwaryo ntirikurikiza iri tegeko. Iyo bavuze ngo icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma baba bari kuvuga plaque, rero ririya tara riba riri kubonesha kuri plaque niryo bari kuvuga. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Tureba wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 355 16 tugufashe kuna kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga tubwira uburyo ushaka, ese ushaka kwiga natwe turi kumwe cyangwa ushaka kwiga mu buryo bwa online aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye ushaka, rero bihitemo. Asigaye twigishe ugende ukore rimwe ututsinda, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 355 16 ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo iyo ikinyabiziga kidapakiye? Araba mu metero 1 na santimetero 50, B mu metero 1 na santimetero 75, C mu metero 1 na santimetero 90, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndiza guso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo neza barakibaza ariko bakagihindura. Bagihindura gute? Baravuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ikintu baba bakoze bafashe ziriya metero bazishyize muri santimetero, niba ramuka kibakwajije uhita uvuga ko ari santimetero 190, kubera ko metero imwe ibingana na santimetero 100. Kuvuga ngo metero imwe na santimetero 90 no kuvuga ngo santimetero 190, ibyo byose aba ari kimwe. Ndakeka ko uramutamo rero se, ndizera ko nibura mukagihinduye mu ubwo buryo nkubwiye nabwo urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hataberewemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka. Ariko ibyo ntibujwe ku binyabiziga bikurikira: ntabwo watwara ikinyabiziga hari ibintu biri kugenda biri kwikurura hasi ku butaka, cyangwa byarenze uburumbarare bw'ikinyabiziga ku buryo byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko ari kutuga ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ibihe byo biba byemerewe. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aya bamwe imashini zihinga, mbega mu binyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Nicyo biba bishatse kuvuga iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukusanya ikizame ubimenye. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse ngo ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari cyo. Rero mwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni imashini zihinga zo ntizikurikiza iri tegeko. Ikibazo cya gatanu kibaza ngo iki cyapa cyacu gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara.
hari igihe bavuga ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura cyangwa bakavuga ngo ni mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku, ibyo byose bizaba bivuze kimwe. naho ngo ubuso bwera cyangwa bakavuga ngo ubuso bw'umweru n'ibyo bizaba bivuze kimwe, ibirango byo ni umukara. Kikaba gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa aho banyura bazengurutse, mbega ngo cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. Se aho ngo cyerekana ahegera inkomane, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni A, aho banyura bazengurutse. Kino cyapa gisobanuye ngo aho banyura bazengurutse. Ubu ugiye kugera, mwebwe mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni rompu, ariko mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo ni inkomane banyuramo bazengurutse cyangwa se aho banyura bazengurutse. Nibyo mwebwe mwita ngo ni rompu. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa byose uzabona bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, uzamenye ko ari ibyapa biburira byo ku mihanda. Ubonye ibyapa biri kukugora, nahawe gusura kuri YouTube channel yanyu ukareba iyo video, uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangirira ku ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Ngo mu muhanda hari imirimo iri gukorwa. Ni igihe cy'imvura, ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, bari kubitiyura ibyo bitaka byaguye mu muhanda. Cyangwa se ni igihe cy'icyago kidahoraho, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, bari kugikuramo icyo kinyabiziga cyaguye mu muhanda cyawufunze. Rero igihe bibaye ngombwa ko abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo, ahategetswe kunyurwa bashyiraho ibimenyetso cyangwa se bashyiraho nk'ibyapa. Ese birangwa no kuba bifite amabara asate? Nicyo bashatse kutubaza hano. Ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, mbega ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Se ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Bavuze ngo hategetswe kunyurwa, ahategetswe, ibyapa bitegeka. Urumva bakivuga ngo hategetswe, urahita umenya ko ari ibyapa bitegeka barakoresha. Ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Niyo mpamvu duhisemo A ivuga ngo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ibyo ni ibyapa bitegeka bakoresha. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese kino cyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buhe buryo? Iyo wakoresheje ngo icyapa giteye gute, uvuga ishusho yacyo, ukavuga ubuso, ukavuga ibirango, kiba gifite n'umuzenguruko, ukavuga ukuntu usa. Rero kiba giteye ku buhe buryo? Ngo ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Se ngo ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho ni mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Sura kuri YouTube channel yanyu rero uhita ureba ukuntu icyo cyapa kimeze. Ndakeka ko waramusamo rero B, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira.
bwo kunyurwamo na bande. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, ndetse n'abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Aho ni kuri se. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mujya mubibona cyane cyane hano mu mujyi wa Kigali, kwa kundi hagati mu muhanda haba hari ubutaka bwigiye hejuru, busindagiye bwigiye hejuru. Akenshi hakunda ko harimo nka jaride, ariko hari n'ahantu abanyamaguru bashobora guhagarara mu gihe bambukiranyije umuhanda, bagahita babona haje ibinyabiziga byinshi, ukaba uhahagaze mu gihe utegereje ko bigabanuka. Ni aho ngaho rero baba bari kuvuga. Ndakeka ko waramutamo rero A. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeje mu butumwa ntishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeje mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Ese bino binyabiziga biherekeje mu butumwa ntibiba bishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500? Yego. Iyo bibaye bityo rero, byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda. Iyo rero babigabanyijemo amatsinda, hari ibipimo iyo tsinda riba rigomba kutarenza. Ibihe bipimo? Ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, se ngo utarengeje metero 150. Mu gihe kuri bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Iryo tsinda bagabanyamo, wenda ibinyabiziga bitonze umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda. Iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ritarengeje umurongo wa metero 50. N'uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma, uriya mwanya uba uri hagati, nawe ugomba kuba utarengeje metero 50. Ndakeka ko waramuzamo A, utarengeje metero 50. Ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ufite ikimenyetso kibura cya mpande 3, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Wari utwaye ikamyo yigupfiriyeho. Ikamyo ntiwayiterura mu muhanda, ariko iyo ufite icyapa kibura cya mpande 3, hari intera ugishyiramo kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko hari ikibazo mu muhanda, bamenye ko bagomba kugabanya umuvuduko, bamenye ko bagomba kwitonda. Ese kino cyapa wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A, uva mu metero 5, B mu metero 25, C mu metero 45, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo metero 100. Ese kiriya cyapa kibura cya mpande 3 wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze mu muhanda. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefoni yawe utwandike cyangwa uduhamagare. Ni kuri 0789 tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tukagushakira kode. Tukaba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, ukatunyandikira kuri WhatsApp, nkagenda ahita nyiguhera ku gihe kugira ngo uzagerweho ukore rimwe. Uhita utsindira mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubafashe kubona amakode meza. Ukeneye kwiga, twandikire cyangwa uduhamagare ukoresheje izo nimero 0789 tukwigishe. Waba uri kure tukwigisha mu buryo bwa online, waba uri hafi ariko ufite akazi katagukunda uze twigane mu ishuri tukakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga,
byaroroshye n'inama zisigaye zikorwa mu buryo bwa online. Rero turakwigisha mu buryo bwa online dukoresha icyitwa Google Meeting. Utakizi kiroroshye, ni link nkwa ukayikandaho nkaguha uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye, tukagenda tuvugana uri no kwibona, n'ubundi tuba dusa nkaho twicaranye. Rero twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 ibyo byose tubigufashe. Mu kibazo cya 11 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoruki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba gitwara toni 5 ngo utware toni 7, birabujijwe. Iyo ntabwo cyaba gitwara toni 10 ngo utware toni 12, birabujijwe. Ariko hari ibinyabiziga byo biba bibyemerewe. Ibihe? Ango ibinyabiziga bya polisi, mbega mu binyabiziga bihinga, se mu imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, mu gihe kuri direct kugira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese nibe ibinyabiziga byo biba byemerewe kurenza? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndiza kuso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Ntabwo wari wabona nka cya kimodoka cyikorera ibitaka ukuntu irataka riba ringana, birashoboka ko kiba cyarengeje ariko cyo kiba kibyemerewe. Ndakeka ko waramutse utamo rero se ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye byamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana nticyo kurenga ibipimo bikurikira. Nuwa ngo kugira ngo utware rukururana mu muhanda uba ugomba kuba ufite uruhushya. Ariko nubwo waba ufite uruhushya hari ibipimo uba utagomba kurenza cyangwa se uba utagomba kurenza. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ese ni ibihe bipimo uba utagomba kurenza? Nubwo baguhaye uruhushya rukwemera gutwara rukururana, ariko iyo rukururana ntabwo ari gari ya moshi. Rero hari ibipimo uba utagomba kurenza. Ibihe bipimo? Ango metero 50, mbega ngo metero 35, se ya metero 25 kuri deba, ariko tuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano muri cyo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Utwaye rukururana, ariko iyo rukururana ntabwo ibaye gari ya moshi. Nubwo ufite uruhushya hari ibipimo utagomba kurenza. Ibihe bipimo utagomba kurenza? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se metero 25 z'uburebure. Ndakeka ko waramutamo se ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kibaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibintu bikonda kuba ukabona umuntu yavuye ku pikipiki ari kwisunika, cyangwa se n'ivatiri ikagupfiraho akaba ari kwisunika. Ese aba agomba gufatwa nkande? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango umunyamaguru, biga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, se umugenzi mu gihe kuri direct kugira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umunyamaguru ariko w'umuyobozi w'ikinyabiziga, A na B umuyobozi w'ikinyabiziga aho ni kuri D. Hano muri cyo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza guso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo ikinyabiziga cye cyamupfiriyeho ntabwo wamwatse kategori, n'ubundi ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amahoni y'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ese ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe? Cyavuze ihoni ugahita umenya ko ugomba gutanga inzira, cyavuze ihoni ugahita umenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe. Hano ibisubizo bine baduhaye. Ango ibinyabiziga ndakumirwa, mbega mu binyabiziga bikora ku mihanda, cyangwa ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, mu gihe kuri deba ari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ibinyabiziga ndakumirwa na B ibinyabiziga bikora ku mihanda ni ibisubizo by'ukuri. Hano muri cyo cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko isoki ko wamaze kugihitamo, ndiza ku isoki nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, isoki kuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa nka za ambulance na bino binyabiziga bikora ku mihanda, byo biba bigomba kugira ihoni ridasanzwe, kubyo kivuze ihoni ugahita umenya ko hari ikintu kibaye kidasanzwe, ugatanga inzira byaba bishoboka. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabyo ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Gifite ibimenyetso, ugiye kuvuga ku birango gusa, ntabwo bakubajije ubuso, ntabwo bakubajije ubuzenguruko, bakubajije ibimenyetso cyangwa se ibyo mwita ibirango. Ibirango bisute aranga umweru n'umukara, mbega umutuku n'umukara, se ngo ubururu. Mu gihe kuri direct tugira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umweru n'umukara aho ni kuri A, na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Ndakeka ko isoki ko wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, hari isoki kuri nta kindi ni B. Ni umutuku n'umukara, murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Mu kirango haba harimo imodoka ebyiri, imodoka y'umutuku n'indi y'umukara. Iri ibumoso iba isa umutuku, mu gihe iri iburyo iba isa umukara. Mugende murebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora, ahasigaye n'ugerwa uzakorera imwe uhite utsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Iyo bavuze ikirango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira. Ese kiriya cyapa kivuga ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kirangwa n'ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amabara asate? A ngo umukara n'umutuku, mbega ngo umukara n'umweru, se umweru n'umutuku. Mu gihe kuri direct tugira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Urabona ko ibyapa ukunda bikubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba no mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wasubira ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba ino video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urabara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ndakeka ko isoki ko wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, hano isoki kuri nta kindi ni C, ni umweru n'umutuku. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara ariyo umweru n'umutuku bikoze nka T. Akarongo gahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru gasa umutuku. Urumva ko rero umuntu warebye iyo video ibi ngibi yabigezeho ahita abona byose, yarabibonyeho. Niyo mpamvu ubona bakora rimwe bagahita batsinda. Nawe iyo uri kwiga ukabona hari ikibazo kiri kukugora, ucyandika muri comment cyangwa ukampamagara nkagusobanura. Serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame iba ari ubuntu. Ikibazo cya 17 kibaza ngo buri modoka yenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarenga ukaba munsi y'abatandatu, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Iriya modoka itwara abantu batarenze batandatu n'umuyobozi arimo, ibishobora kugira imikandara yagenewe aba bakurikira. Abahe aranga umuyobozi, mbega ngo umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, se ngo ushobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Mu gihe kuri debere kugira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, isoki kuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Nuvuga ngo ziriya modoka abantu benshi bazigendeyeho muri guhitamo byumva. Mubona ko nta modoka yagenda idafite umukandara w'umuyobozi, ntiwatwara imodoka udafite umukandara. N'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere aba afite umukandara, ariko ziriya modoka z'amavatiri izi zisanzwe zishobora kugira n'imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. Niyo mpamvu duhisemo D uvuga ko ibisubizo byose ari ukuri. A ari igisoki kuri, B akaba ari igisoki kuri, ndetse na C akaba ari igisoki kuri. Niyo mpamvu muyanditse ku papuro. Ndizera ko waramuzamo D, ndizera ko waramusandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kibaza ngo icyapa gisobanura ibi bikurikira. Icyapa gifite ishusho, uru ni uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ara ngo birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga, mbega ngo utambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya.
se ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga, na B gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ni bande baratambuka mbere? Nebera kwa bino birango bya kino cyapa. Ese ninde uratambuka mbere? Ese ni wowe cyangwa ni abaza bagusanga? Haratambuka mbere abaza bagusanga, abari guturuka aho wowe uri kujya. Abari guturuka aho wowe uri kujya nibo baratambuka mbere. Abari guturuka uri kujya imbere, rero abo baza bagusanga nibo baratambuka mbere. Uri kujya imbere uri mu mutuku, abaza bagusanga bari mu mukara. Niyo mpamvu ari ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Kino kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ushobora kuri YouTube channel yanyu ureba iyo video y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo kirekire ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utugarurumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Ese tuba tugomba gusa ute? A ngo umuhondo, B ngo umutuku, C ngo n'umweru, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, n'umweru. Utugarurumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umweru, uturi mu mbavu tuba tugomba gusa umuhondo, mu gihe uturi inyuma tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ndakeka ko waramutsamo rero C, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'uyu munsi. Kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ni gishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga cyangwa kirenga ku mipine y'ibinyabiziga ntigomba kurenga ibihe bipimo. Ahubwo iby'inyuma ni metero 3, B ngo iby'imbere ni metero 2.70. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iby'inyuma akaba ari metero 3, mu gihe iby'imbere ari metero 2.70, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Nkwibutsa ko kuvuga ngo metero 2.70 no kuvuga ngo metero 2.7 no kuvuga ngo metero 2.700 byose aba ari kimwe. Zero iri inyuma y'akadomo yo nta wundi mubare ukurikiyeho, nta kintu bivuze. Kuvuga ngo 2.7, kuvuga ngo 2.70, kuvuga ngo 2.700, ibyo byose aba ari kimwe. Ndakeka ko mubimenye. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere ni metero 2.70. Ndizera ko kino kizame dukuzo ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizaho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga, ukeneye kode, ushaka ko tukwigisha mudasobwa, ese ukeneye ko tuguhugura, ese ushaka ko tukuzanira igitabo aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa. Kanda subscribe, ikintu cyose nkizaho ujye uhita ukibonera ku gihe, nugerwaho uzakora rimwe uhite utsinda. Ndabakunda cyane rero, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.